Amahoro ya Kristo nabane nawe. Dore ibintu bitatu byaguhesha amahirwe ya kabiri. Imana iguha umugisha mwinshi. Icyambere cyaguhesha amahirwe ya kabiri ni ukumenya ko bigishoboka. Ndashaka uyu munsi wa none ubwire ibitekerezo byawe utarebye ibiwuhagazemo ubibwire ngo biracyashoboka. Yobu 4:12 Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Uyu munsi wa none kugira ngo wakire amahirwe ya kabiri, emera ko bigishoboka. Emera ko ahuri wahava. Yesaya 4:18 biravuga ngo ibya kera ni mubyibuke, ngo kandi byashize mwe ko byitaho, ngo ndarema ikintu gishya, ngo mbese ko kigiye kwaduka ntago muzakimenya. Icyo kintu gishya kirahari. Emera ko nawe wacyakira. Umva ko nawe uri ku rutonde rw'abantu bacyakira. Icyo gihe urasenya hashize, wubake ahujya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Icya kabiri cyaguhesha amahirwe ya kabiri ni ukutemerera ibitekerezo byawe gutsindwa. Imigani 23:7 haravuga ngo kuko umuntu atekereza ku mutima we niko ari. Amen. Icya mbere ni ukumenya ko bigishoboka. Icya kabiri ni ukutemerera ibitekerezo byawe gutsindwa. Yobu yaravuze 14:7 ngo erega hari ibyiringiro by'uko igiti iyo cyatemwe cyakongera kigashibuka. Icyo giti cyarashibutse. Yobu yongera kubyara abana 10, abakobwa 3 n'abahungu 7, ngo kandi mu gihugu cya hose Yobu ni wari ufite abakobwa beza mu gihugu cyose. Ndagutangariza aya magambo, ndakubwira ko bigishoboka. Ni wemerera ibitekerezo byawe gutsindwa. Oh haleluya. Icya gatatu rero ari nacyo gikomeye, ari nacyo shorejeho, Imana yacu nihabwe icyubahiro, nukongera kugerageza ibyigeze bikunanira. Haleluya. Kugerageza ibyigeze bikunanira ariko ugakosora amakosa wigeze ukora mu byigeze bikunanira. Amen. Kubigerageza. Nakoze fiyasayi maze kuyikora, ubwo niwe ndimo mbwira ariko fiyasayi nyikoze, ubukwe burapfa. Wikumva ko gushaka byarangiye, abakobwa baracyahari, abahungu baracyahari. Haleluya. Ahubwo niba mwarapfuye gutinda kuri telefone, kosora ayo makosa, ongera ubigerageze. ariko ubigerageze wakosoye iki? Wakosoye amakosa wigeze ukora. Naracuruje, maze gucuruza biranga, ariko ese cyatumye cyagihe bidakunda byatewe n'iki? Ushobora kuba utaratanze imisoro ugahuriramo n'ibibazo, ariko noneho bikosore uvuge ngo none nzacuruza, ndi umucuruzi mwiza utanga imisoro. Gatatu ushobora kuba hari icyo wigeze ugerageza mu buzima busanzwe, ubwo tugiye muri byinshi, mu buryo bwo kwiga, rimwe na rimwe no mu buryo bw'akazi urakererwa barakwirukana, vuga ngo none ngiye kuba umukozi mwiza. Haleluya. Udakerererwa. Mu yandi magambo ni ugusubiramo, ni ukongera kugerageza ibyigeze bikunanira. Warabishakaga ariko ubikoze biranga, ongera ubigerageze. Harimo amahirwe ya kabiri. Mu mahirwe ya kabiri uzabikora neza kurenza uko wabikoze bwa mbere. Kubera iki? None ugiye kubikora wabyitondeye, ugiye gukosora amakosa wakoze mu bya mbere. Vuga ngo niteguye gukosora amakosa mu izina rya Yesu. Imana iguha amahirwe ya kabiri. Imana iguha amahirwe ya kabiri aruta ya mbere. N'umupira w'amaguru hajya habamo igice cya mbere n'icya kabiri. Hari ikipe itsindwa mu gice cya mbere, yamara gutsindwa mu gice cya mbere bagashyiraho indi minota 45 yo mu gice cya kabiri, ikagaruka yabanje guhura n'umutoza, bakaganira, akavuga ati mukosora mukinire hagati, abandi mukinire inyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo, mujye mukora amakontra attaque, ubundi mugaruka. Ubwo muri make habamo gukosora amakosa. Ya kipe yagaruka yari yatsinzwe mu gice cya mbere, ikagaruka igakosora amakosa yakoze mu gice cya mbere, yarangiza ikanatsinda, ikakira itsinzi. Kubera iki? Yagize umwanya wo guhabwa igice cya kabiri. Imana rero iguha amahirwe ya kabiri.
aya mahirwe ya kabiri yaguhaye ni amahirwe y'ubutsinzi. Aya mahirwe Imana ya kabiri guhaye ni amahirwe yo gukosora amakosa yose wakoze mu gice cya mbere. Ugiye gusubiramo ibyigeze bikunanira. Ijambo rya mbere, haleluya haleluya, ndagira ngo unege amatwi. Iri ni ijambo ry'ibyiringiro nakuzaniye. Ijambo rya mbere uyu munsi wa none ugomba kwitaho, ugomba kumenya ko bigishoboka. Vuga ngo biracyashoboka. Icya kabiri ni ukutemerera ibitekerezo byawe gutsindwa. Ijambo rya gatatu, oh haleluya haleluya, ni ugusubiramo ibyigeze bikunanira ariko ugakosora amakosa yose wakoze. Ngusabiye umugisha uvuye ku Mana uyu munsi wa none. Cyumva rino jambo iki gitondo cy'uyu munsi, rigende rihindura ubuzima bwawe, ryirirwane nawe mu kazi, rikubera impamba y'umunsi. Shalom.